Abahanga baravuze ngo kuryama neza si ukwirambura ku gitanda gusa, ahubwo ni ugutanga amahirwe ku mubiri wawe ngo wiyuburure, utekereze neza kandi ugire ubuzima bwiza. Niba uri mu bantu baryama saa sita z'ijoro, bigireho impinduka none. Uzatangara nuko uzajya ubyuka umeze neza cyane. Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Mazimpaka Prince Official, ibihe byiza kuri mwese mwakoze subscribe n'ibindi byose mukabyo kudushyigikira. Uyu munsi twabazaniye ikintu kibuze kudufasha mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se ikintu amakosa tugiye dukora mu buzima twibwire ko ari ibintu bisanzwe, nyamara ari ibintu bidasanzwe. Ibintu byerekeranye no kutubahiriza amasaha yo kuryama bifite ingaruka nyinshi ku mubiri w'abantu cyangwa se ku mubiri wacu, ariko ntabwo tujye dukunda kubyitaho. Rimwe na rimwe tujye dusanga twaryamye saa sita z'ijoro, saa saba z'ijoro, nyamara nta n'ikintu cya danje turi gukora, tutari busy mu zindi gahunda, ahubwo ari ugasanga turimo gukoresha telefone cyangwa turi nko mu bindi bintu nyine, turi kureba televiziyo, turi kureba filime, nyamara bifite ingaruka zikomeye ku mubiri wacu. Wasanga n'amakosa nawe ugiye akora, ariko reka turebere zimwe mu ngaruka abahanga bagaragaje mu byerekeranye n'ubuzima bwa muntu bishobora gutera mu gihe utubahiriza amasaha yo kuryama. Aha ngaha batangiye bavuga ngo niba uryama saa sita z'ijoro, saa saba cyangwa saa munani z'ijoro, ibi ngibi ni ibintu bifite ingaruka zikomeye cyane ku mubiri w'umuntu. Kuryama nyuma ya saa tatu z'ijoro ni ikosa ridasanzwe, kuko rifite ingaruka zikomeye ku mubiri w'umuntu ndetse no ku mitekerereze yiwe. Nubwo waba uri buryame ngo amasaha 7, tuzi yuko kuryama amasaha 7 ari ikintu cy'ingenzi ku mubiri w'umuntu, ariko baravuze ngo kuryama nyuma ya saa 4 z'ijoro ni ibintu bibi cyane. Nubwo waba uri buze kuryama amasaha 7, wowe ukavuga ati ndibuze kubara ku buryo ndibuze kuryama amasaha 7, ngo ni ibintu bifite ingaruka zikomeye cyane ku mubiri w'umuntu. Nubwo waba uri buze kuryama amasaha 7, nyemere turebe zimwe mu ngaruka abahanga bagaragaje zishobora guterwa no kuryama amasaha adahagije cyangwa se gutinda kuryama. Ingaruka ya mbere cyangwa se ibyago ushobora guteza umubiri wawe mu gihe uryama amasaha adakwiriye. Mu gihe uryama mbere ya saa 5, saa 4, bigeze ku saa 3 zigeze za nijoro, saa 4 utangiye gutegura uburyo bujye kuryama. Baravuze ngo bigabanya ubushobozi bwo gutekereza neza. Ubwonko bukenera gusinzira kare kugira ngo ushobore kwiyuburura. Iyo uryamye bitinze, ubwonko ntibukora neza umunsi ukurikiyeho, ubyuka wumva ufite umunaniro. Igitekerezo: gerageza kuryama hagati ya saa 3 na saa 5 z'ijoro kugira ngo ubwonko bwawe bukore neza. Bivuga ngo si byiza yuko saa 5 zigusanga ukiri gukoresha telefone, si na byiza yuko amasaha ya nijoro uri kureba mu bintu birekura urumuri mu maso yawe cyane, ntabwo ari byiza cyane. Ikindi kintu cya kabiri bagaragaje, bavuga ko byongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima, cyangwa se kuba wagira ibyago byo kuzarwara indwara y'umutima mu gihe uryama amasaha makeya ku munsi. Abantu baryama amasaha ya nijoro batinze cyane bafite ibyago byinshi byo kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Inama batanze kuri ino ngingo yo kuryama amasaha akwiriye, baravuze ngo irinde kuba ufite telefone cyangwa televiziyo kugeza mu masaha ya saa 6 z'ijoro. Nimba ayo masaha ageze, irinde kuba uri gukoresha ibintu birekura urumuri mu maso yawe, kuko ibyo ngibyo byangiza amasaha yo kuruhuka, cyangwa se igihe ugiye kujya kuryama nyine ntusinzire neza kuko uryamye wari ufite ibintu byinshi uri kureba nka telefone, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni byiza yuko saa 3 zigera cyangwa saa 4 watangiye kurekana na telefone na televiziyo, ukaba utuje wenda uri kunywa amazi, cyangwa se utegereje yuko hacamo akanya mu gihe umaze gufata amafunguro, ariko by'umwihariko utari gukoresha telefone cyangwa se televiziyo, uri kwitegura uburyo ugiye kuryama ukaruhuka neza. Ibi ngibi bizafasha ubwonko bwawe ndetse n'umubiri wawe gukora neza. Ikintu cya gatatu abahanga bagaragaje gishobora gutera cyangwa se ibyago ku muntu uryama amasaha adakwiriye, ngo bitera umubyibuho ukabije. Kuryama amasaha adakwiriye bishobora gutuma urya amasaha n'ubundi watinze, cyangwa se umubiri ntubashe gukora icyo bita digestion, cyangwa se kuba watunganya ibyo wawuhaye. Bityo bigatuma kubera kuryama amasaha atinze, wanariye utinze sometimes, bigatuma umubiri utabasha gukora digestion neza, ugahita ubyihorera aho ngaho nyine. Bityo ugasanga ntabwo umubiri wabashije gufata umwanya wo kuyungurura neza ibiryo wariye, sibyo, cyangwa se kubitunganya neza ngo ukore ibyo bita mu Kinyarwanda igogora, nimba mbivuze neza. Ibyo bigatuma rero bishobora gutera ibyago byo gutera umubyibuho ukabije. Ni byiza yuko niba ushaka kugabanya ibiro ukora siporo, ukanywa amazi. Niba ushaka kuba umuntu ufite nyine ukora siporo, ukanywa amazi, none ukanaryama amasaha akwiriye. Bavuga yuko ubundi ukwiriye kurya mbere ya saa 2 z'ijoro, kandi wirinde gusigara wicaye kenshi udasinziriye. Bavuga yuko ubundi ukwiriye gufata amafunguro nimugoroba mbere ya saa 2 z'ijoro, kandi ukirinda
kuhita ujya kuryama ako kanya. Mbere yo kurya, mbere ya saa 2 z'ijoro ugafata umwanya ungana n'iminota 30 mbere yo kugira ngo ujye kuryama byibuze, kugira ngo umubiri nawo uwuha akanya ko kugira ngo ukore digestion neza. Ikindi cya kane gikomeye abahanga bagaragaje cyangwa se abahanga bagaragaje nk'ingaruka ku bantu bataryama amasaha akwiriye, bigira ingaruka ku ruhu no ku isura. Iyo usinziriye kare, umubiri urekura imisemburo ifasha uruhu kwisukura no kwisubiranya. Kuryama bitinze bituma uruhu rusaza vuba, rukanatakaza ubushobozi. Ikindi cya kane abahanga bagaragaje mu byerekeranye cyangwa se nk'ingaruka zo kuryama amasaha adakwiriye, bavuga yuko bigira ingaruka ku ruhu no ku isura, ku ruhu uruhu no ku isura. Iyo usinzira kare, umubiri urekura imisemburo ifasha uruhu kwisubiranya. Kuryama bitinze bituma uruhu rusaza vuba, rukanatakaza ubushobozi bwo kwirinda imyanda. Buri joro ryama kare, unywe amazi mbere yo kuryama. Ubundi abahanga bavuga yuko kunywa amazi ntabwo ari ngombwa ngo ube ufite inyota cyangwa se ukumva umubiri wawe uri kugufose ushaka amazi. Burya bavuga yuko igihe umubiri wawe uri kugusaba amazi cyangwa se wagize inyota uri kumva watangiye kugira icyo bita umwuma, uri kumva ushaka amazi, biriya umubiri wageze kuri step nini cyane yo gukenera amazi. Wowe ugomba kunywa amazi even nimba umaze amasaha nk'atanu utaranywa amazi, si ngombwa ngo uze kugira inyota kugira ngo uze kuza kubona kunywa amazi. Ahubwo ni byiza yuko ufata gahunda yo kunywa amazi, ukavuga ati ku munsi ngomba kuzanywa litiro wenda 2 ku munsi, I think gutyo. Bityo bizagufasha kuruta uko wanywa amazi ari uko umubiri wawe gusabye ngo urashaka amazi, birya ngo nabyo ntago ari byiza ku mubiri. Ni byiza ngo mbere yuko ujya kuryama ubanza ukanywa ibikombe 2 by'amazi mbere kugira ngo ujye kuryama ukanywa amazi. Niyo tujya kuryama, kuko nuramuka ugiye kwita uryama nabyo ushobora kukubangamira cyangwa se bikaba byagukangura. Mbere yo kuryama ukabanza ukanywa amazi hagacamo iminota 30, noneho ukatubona kujya kuryama. Ibyo bizatuma umubiri uruhuka neza, wabonye amazi ahagije, bitume binagufasha gufata neza ingingo z'umubiri wawe, bituma utekereza neza, ubyuka umeze neza, nta bintu byo gukoresha umubiri nyine ngo bitume umubiri ukoresha imbaraga nyinshi cyane nta mazi wawuhaye, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ikindi cya gatanu abahanga bagaragaje bavuga ko byangiza ihuriro ry'ubwonko n'imikorere y'imyanya myinshi y'umubiri. Ubushakashatsi bwerekana ko kuryama bitinze igihe kinini bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'udutsi duto dutwara amakuru ku mubiri, bikaba byatuma umuntu yibagirwa, akagira stress cyangwa se agafatwa n'agahinda gakabije, kubera ko umubiri nyine utari gukora neza, bigatuma udatekereza neza. Uryamye utinze, ejo ubyukanye umunaniro, uragiye, ibintu bikunaniye, utangiye gukora ibintu nabi, utangiye kubona ibintu bitagenda neza. Bityo ni byiza yuko mu gihe ufite gahunda zo gukora ibintu byawe neza, mu gihe wihaye intego z'ibintu ugomba kugeraho, ni byiza yuko nubahiriza amasaha yo kuryama, bituma uruhuka neza. Umunsi ukurikiyeho uba ari umunsi umeze neza kuri wowe, atari umunsi w'umunaniro, atari umunsi warushye cyane, aba ari umunsi waruhutse, aba ari ijoro waruhutsemo neza, bitume ubyuka neza, bitume utekereza neza, nta munaniro nta biki. Kuryama neza ni ibintu byiza cyangwa se by'ingenzi ku mubiri w'umuntu. Abahanga baravuze ngo kuryama neza si ukwirambura ku gitanda gusa, ahubwo ni ugutanga amahirwe ku mubiri wawe ngo wiburure, utekereze neza kandi ugire ubuzima bwiza. Niba uri mu bantu baryama saa 6 z'ijoro, bigireho impinduka none, uzatangara nuko uzajya ubyuka umeze neza cyane. Ndagushimiye wowe twabanye muri kino kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Nyamukomeje kuba nitwa Mazimhaka Prince kuri no muryango mugari wa Mazimhaka Prince Official. Ibihe byiza ko rero twabanye, nizeye ko ari akantu gato yabyibuze ngukiye muri kino kiganiro. Ndetse niba ari inshuti yawe uzi igira amakosa yo kuryama itinze, ni byiza ko yasharinga kino kiganiro, kuko nanjye maragikoze kugira ngo tugire ibyo twigira hamwe, tugire ibyo tumenya, kugira ngo dufate umubiri wacu neza, bityo bidufashe kugera ku iterambere nta numwe usigaye. Ibihe byiza ko rero twabanye, ndagushimiye.